muri karitsiye kugira ngo izina ryayo rishyirwe hejuru. Imana ishimwe. Imana niza kugutabara izateza ikibazo muri ako kazi gituma umwami abura ibitotsi, bituma umwami akwibuka ahantu wajugunywe, ahantu uri nta muntu ukwibuka. Imana niza gutabara izateza igituma umwami akwibuka. Iyo Imana igiye gutabara umuntu ishaka inzira, hari ubwo iteza ikibazo umwami akabura ibitotsi. Uyu mwami nubwo aryama neza, nubwo arafite ikiryamo cyiza, asinzira neza, ariko kubwo kwa Morodekayi, kugira ngo Morodekayi ave ku irembo, kugira ngo amateka ahinduke, ijuru ryamutekerejeho ribuza umwami ibitotsi. Ijuru ryaramutekereje ribuza umwami ibitotsi. Icyama ngo uyu munsi wa none, icyama ngo aka kanya ijuru rigutekerezeho ribuze umwami ibitotsi. Waragambaniwe, umaze iminsi uhanganye n'abarozi, umaze iminsi uhanganye na Satani, umaze iminsi ufite intambara zikomeye. Icyama ngo ijuru rigutekerezeho ribuze umwami ibitotsi mu izina rya Yesu. Ijuru rigutekerezeho ribuze umwami ibitotsi. Umwami asinzira neza, nta kibazo afite, nta kibazo na kimwe umwami afite. Ariko kubwo kugira ngo Imana itabare Morodekayi nawe yoroherwe, nawe umusongo ugabanuke, nuko data araza kubuza umwami ibitotsi. Yemwe ba Morodekayi muri ku irembo, yemwe bantu b'Imana muri ku irembo, hari Imana itazagusiga, hari Imana itaragutererana, hari Imana itapfa kukujugunya gusa. Mbibutse ko turi kuri YouTube live, kuri gusenga turi live. Ukeneye kutwandikira urakoresha kuri comment, ukeneye kwandika icyifuzo cyawe urajya kuri comment, ukeneye inama urajya kuri comment, ukeneye ko tugusengera ku byifuzo byawe. Narabwiye ngo ibyifuzo umwami atwerekaho bikeya, nawe ushobora kwirwanaho mu kwemera kwawe, ushobora kwirwanaho, Imana ikagira ikintu hindura. Imana ishimwe. Umwami abuze, umwami abura ibitotsi kugira ngo Imana igutabare. Imirimo myiza muri kampani, umuntu akakora neza. Nshuti yanjye, hakavuka dayimoni y'ishari, hakavuka dayimoni y'ubugome, umuntu akakurwanya, umuntu akakuvuga nabi, umuntu akaguteranya, umuntu akakwicira izina, kandi umukorera. Hari abantu bakorera abandi. Raporo ajyana ku muyobozi wa mukuru, ari wowe uzikora. Gahunda zose ari wowe uzikora, ariko ntiyigere anyurwa, ntiyigera kuvuga neza. Ibi ni byo Morodekayi yari yarahuye nabyo. Yakoraga neza ariko ntibamuvuge neza. Yakoraga neza, akajya ku kazi kare, akazinduka, akitabira, akasengera umwami, akaba maso, akamenya n'abagambanyi, akamenya n'abashaka kuroga, akamenya n'abashaka kwica umwami, ariko ntibabivuge. N'uyu munsi abo ba Morodekayi baracyahari, bari ku irembo, kandi mwene aba bafite imitima mizima. Ari itorero rirabakenera, ari igihugu kirabakenera, ariko hari abantu babasibanganya ntibagaragare.
Imana data wa twese so mwami wacu Yesu Kristo akuntumye nkubwire ngo nubwo abantu basibanganyije imirimo yawe bagasibanganya gukora kwawe ibyo ukora bakabisibanganya bakagenda bagapfundikira kugira ngo utazagaragara bagapfundikira kugira ngo utazamenyekana bagapfundikira harageze ngo umwuka wera haleluya 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 harageze ngo Imana data so mwami wacu Yesu Kristo Imana ifite imbaraga Imana ifite ubutware Imana ifite ubushobozi harageze ngo Imana data ikora ikintu gituma umwami abyimenyera haleluya data hari ikintu Imana igiye gukora gituma umwami amenya ibyo ukora amenya ineza wamugiriye aho bagupfundikiye aho ngaho borosha bagupfundikira aho ngaho saho uzahora bo bazi ko byarangiye ariko umwuka Imana yantumye nkubwire ngo ntago byarangiye Imana igiye gusura umwami abura ibitotsi kugeza kuri finali yo gutabarwa kwa Morodekayi ntabwo babyiyumvagamo Morodekayi yageze igihe cyo gutabarwa yewe abanzi bahari n'umwanzi we Hamana hari yavuye iwe mu rugo aze kumusaba umwami ngo aze kumanika ku giti uzagera igihe cyo gutabarwa abanzi bahari banacukuye n'urwobo ariko ntibizatuma Imana itagutabara naho bazaba bacukuye urwobo naho bazaba bapanze gute ntibizakuraho umugambi w'Imana ku buzima bwawe parashayira ifi yawe ntawe uzayiro imyaka umaze muri iyo kampani reba imyaka umaze mu itorero reba imyaka umaze aho ukora muri iyo mishinga ubamo umwuka w'Imana ambwiye ntabwo uzwi waheze ku irembo ariko umwuka w'Imana kuntumye nkubwire ngo Imana y'ubwayo ifite ubushobozi ije kukwivanira ku irembo vayo perasharabo mwamara badati ibitotsi impamvu z'ibitotsi ndazimenye ibitotsi biraza kuza hanyuma mumbwire hari ishimwe yabonye ntari yabonye nyiri cyubahiro okay ninde uri mu rugo ati nyiri cyubahiro Hamani arahageze Hamani yaravuye iwe mu rugo uzasoma uko basoma iki gice yaravuye mu rugo amaze gukoresha fete yaraje aje gusaba Morodekayi aje kumusaba umwami ngo umwami amumuhe amumanike ku rubambo yarashize urubambo rwa mikono 50 mu nguni y'inzu bamaze kurya n'abana bavuga ati ngiye kumusaba umwami murangize naho mu ijuru babujije umwami bitotsi imirimo y'Imana izibuka njyambwira abantu ngo imirimo myiza Imana igiye yibuka naho abantu batakibuka imirimo myiza Yesu ajya yibuka imirimo myiza imirimo yose uzakora myiza Imana yibuka mu gihe cyiza ikanayibuka no mu gihe kibi imirimo myiza Imana igiye yibuka Yesu yibuka imirimo myiza ku buzima bwawe Hamana arimo aravuga ati uko byamera kose umwami arakumpa arakumpa umwami araza kume ndahita ngukata igihanga nkijyane nkimanike ku rubambo ijuru naryo bati Morodekayi kubwo gukora neza kubw'imirimo myiza kubw'urukundo wakunze umwami batabizi kubw'uko wamuburiye kubw'uko wamukijije ukamukiza bagiye kumuhitana uyu munsi ndabuze umwami bitose nabonye ubugome bw'abakwanga nabonye ubugome bwa Hamani mwana wa Imana hashimwe Yesu adutekerezaho abantu babyibagiwe Yesu agutekerezaho abantu bagutaye Yesu agutekerezaho nta muntu ukikwibu le parashalabo ene Yesu
ajya dutekerezaho abantu bapfundikiye, Yesu ajya dutekereza abantu badutaye, Yesu agutekereza abantu bakujugunye. Harashara nubwo Morodekayi nta bantu bari kumutekerezaho, nta bantu bari kumuvugaho, iyo bari mu mazi abira ntabwo abizi. Hamani aje kumusaba umwami, kandi Hamani n'igisonga cy'umwami, n'igisonga gikuru gifite power, ariko uko cyaba gifite imbaraga kose, Yesu yagutekerezeho akuvana muri urwo rupfu. Ibikwirukankaho ntabwo inzi imbaraga bifite, sinzi imbaraga byishingikirije uko zaba zimeze kose. Hejuru izo mbaraga hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana. Muntu ukora ntibemere, bakora ntibemere, bakora ntibamere, repi erefayi manyiraje bemeze. Izo nama zanagejwe Yesu aje kuzikuraho. Andika, bakora ntibemere, byukoze ntibemere, reparashayi bakabyitirirwa, ugakomeza ukaba ku irembo. Ugakora Morodekayi ubugiye muri umwami, akaburura umwami benda kumuhitana, byarangiye ntibivugwe, bikageraho Imana y'ubwayo akaba ariyo yimanukira. Umwuka w'Imana yambwiye ngo muri aya materaniro Imana ubwayo nigiye kwimanukira, kuko irabizi ko warenganye, irabizi ko warenganye, kandi abakurenganyije bazi yuko nta hantu wanyura, bazi ko nta hantu wanyura, ariko nuko bazi ko nta hantu wanyura, hari aho batagera, ntabwo bagera ku Mana. Imana kosika, Imana y'ubwayo iriyiziye. Hamani arica akavuga ati, njyewe Hamani, njyewe ndakaze. Mwamara muhamagara amuga ati, Hamani umuntu umwe akunze kuba yagirirwa ati, Hamani ngaribwira ngo ni njyewe umwami akunze kuba muri iki gihugu, nta wundi muntu umwe akunze kuba, ni njyewe Hamani, ni njyewe. Kandi umwami arabizi, kandi humura, ntabwo Imana izakurira mu mibare, nta nubwo Imana izabwira umwami ngo avuge amazina yawe. Oya, Imana izi ubwenge, Imana izi ubwenge cy'ingashuti yanjye, Imana izi ubwenge, Imana izi ubwenge. Ntabwo yigeze ibwira umwami ngo avuge ngo, Hamani ngo Morodekayi ngo iri joro ryose naraye mbuze ibitotsi, Hamani ndagira ngo umubwire uriya Morodekayi wamburiye tumukorera iki. Imana ivugana n'abami, Imana ivugana n'umutoya, ivugana n'ibikomangoma. Imana avuga ati, mwana wanjye umwami, genda neza, iki kigabo nta mutima kigira, gifite ubugome bwinshi, vuga neza mwana wanjye. Reparashayi ene wako. Umwami aravuga ati, Hamani umuntu umwami akunze kuba yaraza amazina. Ibi nukuri abaguhiga baramutse bavuza amazina, nimamo n'ikirahure cy'amazi, n'aya mazi y'inyange yangaye, aya y'inyange nta kibazo kanyamamaje, aya mazi yangaye y'inyange yangaye ntibayaguha, aya y'inyange ntibayaguha. Abaguhiga aya mazi y'inyange ntibayaguhesha, aya yonyine ntabwo bayaguhesha. Umwami aramutse avuga ati, kanaka tumukorera iki, yo batavuga ati, mucukure mushiremo, mucukure ubwobo mushiremo, narinze kumwe. Iyo bamubaze iguza ati, yagita bati, icyo kicenya se size urumambo mwami mu rugo. Mwami aravuga ati, ndabazi ndakuzi. Hamani umuntu umwe akunze kubaha yagirirwa ati, impeta, ifarashi, umurwa, ikazu. Iri teraniro data arenganuye abantu benshi, ibyawe bisubiwemo. Rombe enekosi erefoyi, hari amadosiye data yubuye, bari barayubitse ariko data arayubuye. Ibyawe umwuka w'Imana arambye ngo nkubwire ngo ibyawe bisubiwemo.
leko enema labie elefo. Ndagira ngo sengera aba bantu bafite Hamani. Hamani yajengereje, bashyiraho ikiganza. Mani gutabare. Hamani yateguye n'urubambo nshuti yanjye, ariko hejuru y'imbaraga za Hamani hari imbaraga z'Imana zirakoresha umwami. Hari imbaraga z'Imana zirakoresha umwami kugira ngo utabarwe. Nta wundi muntu wagutabara. Kugira ngo utabarwe nta yandi maboko. Ukeneye Imana isura umwami ugatabarwa. Lela shalabo enemo nekotara mandolai. Uwiteka yakuntumyeho kugira ngo utabarwe, kugira ngo wibukwe. Ukeneye imbaraga. Wari ukeneye ko Imana ikwibuka, ikibuka akazi kawe, ikibuka urukundo ugira mu kazi, ikibuka ubwitange ugira mu kazi, ikibuka uburyo wihangana, ikibuka amajoro yarangiza ikakurenganura. Ibi ngibi ubishyire muri agenda, kuko mu minsi iri imbere nabonye abantu bamamagara afite amashimwe menshi, bavuga Uwiteka yadukoreye ikintu ku bintu bikomeye mu buzima bwacu. Reka dusenge. Murabizi ko najyaga ntangira ndirimba, najyaga ntangira ncuranga, ariko uyu munsi indirimbo nazirekeye umuhanzi. Nta kuririmba guhari pe. Ibiri warashara boniyama enewansa kontre repita rabo enemo nanira shariwa. Hariho kurenganurwa, hariho gutabarwa. Muri iki gihugu hari gutabarwa, hanze y'iki gihugu hari gutabarwa. Yemwe bantu mungurice muri Canada, yemwe bantu mungurice muri Bubiligi, yemwe bantu mungurice muri mu Bwongereza, yemwe bantu mungurice muri mu Bushinwa, yemwe bantu mungurikiye muri Dubai, yemwe bantu mungurikiye eri warasha muri mu Budage, hari umunyari muri Budage, yemwe bantu mungurikiye muri Cameroon, yemwe bantu mungurikiye muri Zambia, Malawi, eri warashayigemo. Hari Imana ije gutabara. Ene wakosika dro elefo niwe elefo. Muntu ukora nibemere, bakora nibemere, bakora nibamere. Repi elefa maniraje bemeze. Izo nama zanagejwe Yesu aje kuzikuraho. Andika gakora nibemere, tukoze nibemere. Le palasai bakabyitirirwa, ugakomeza ukaba ku irembo. Ugakora Moridekayi ubugiye muri umwami akaburura umwami, umwami benda kumuhitana, byarangiye ntibivugwe, bikageraho Imana y'ubwayo akaba ariyo yimanukira. Umwuka w'Imana yambwiye ngo muri aya materaniro Imana ubwayo nigiye kwimanukira, kuko irabizi ko warenganye, irabizi ko warenganye, kandi abakurenganyije bazi yuko nta hantu wanyura, bazi ko nta hantu wanyura, ariko nuko bazi ko nta hantu wanyura hari aho batagera, ntabwo bagera ku Mana. Imana kosika, Imana y'ubwayo iriyiziye. Hamani arica akavuga ati njyewe Hamani, njyewe ndakaze. Mwamara muhamagara amuga ati Hamani, umuntu umwe akunze kuba yagirirwa ati Hamani ngaribwira ngo ni njyewe umwami akunze kuba muri iki gihugu, nta wundi muntu umwe akunze kuba, ni njyewe Hamani, ni njyewe. Kandi umwami arabizi, kandi humura, ntabwo Imana izakurira mu mibare, nta nubwo Imana izabwira umwami ngo avuge amazina yawe. Oya, Imana izi ubwenge, Imana izi ubwenge cy'ingashuti yanjye, Imana izi ubwenge, Imana izi ubwenge. Ntabwo yigeze ibwira umwami ngo avuge ngo Hamani, ngo Moridekayi ngo iri joro ryose naraye mbuze ibitotsi. Hamani, ndagira ngo umubwire uriya Moridekayi wamburiye tumukorera iki? Imana ivugana n'abami, Imana ivugana n'umutoya, ivugana n'ibikomangoma. Imana avuga ati mwana wanjye umwami, genda neza, iki kigabo nta mutima kigira, gifite ubugome bwinshi, vuga neza mwana wanjye. Le palasai ene wako. Umwami aravuga ati Hamani, umuntu umwami akunze kuba yaraza amazina,
ibi nukura baguhiga baramutse bavuza amazina nimamo n'ikirahure cy'amazi n'aya mazi y'inyange yangaye aya y'inyange nta kibazo kanyamamaje aya mazi yangaye y'inyange yangaye ntibayaguha aya y'inyange ntibayaguha abaguhiga aya mazi y'inyange ntibayaguhesha aya yonyine ntago bayaguhesha umwami aramutse avuga ati kanaka tumukorera iki yo batabwata mucukure mushiremo mucukure ubwobo mushiremo narinze kumwe iyo bamubaze iguza ati yagita bati icyo kicenya se isize urumambo mwami mu rugo mwami aravuga ati ndabazi ndakuzi hamana umuntu umwe makunze kubaha yagirirwa ati impeta ifarashi umurwa ikanzu iri teraniro data arenganuye abantu benshi ibyawe bisubiwemo rombe enekosi erefoyi hari amadosiye data yubuye bari barayubitse ariko data arayubuye ibyawe umwuka w'Imana arambye ngo nkubwire ngo ibyawe bisubiwemo leko enema labrie erefoyi ndagira ngo sengera aba bantu bafite hamani yajengereje bashyiraho ikiganza mani gutabare hamani yateguye n'urubambo nshuti yanjye ariko hejuru y'imbaraga za hamani hari imbaraga z'Imana zirakoresha umwami hari imbaraga z'Imana zirakoresha umwami kugira ngo utabarwe nta wundi muntu wagutabara kugira ngo utabarwe nta yandi maboko ukeneye Imana isura umwami ugatabarwa lela shalabo enemo nekotara mandolai Uwiteka yakuntumyeho kugira ngo utabarwe kugira ngo wibukwe hawukeneye imbaraga wari ukeneye ko Imana ikwibuka ikibuka akazi kawe ikibuka urukundo ugira mu kazi ikibuka ubwitange ugira mu kazi ikibuka uburyo wihangana ikibuka amajoro yarangiza ikakurenganura ibi ngibi ubishyire muri agenda kuko mu minsi iri imbere nabonye abantu bamamagara afite amashimwe menshi bavuga Uwiteka yadukora ikintu ku bintu bikomeye mu buzima bwacu reka dusenge murabizi ko najyaga ntangira ndirimba najyaga ntangira ncuranga ariko uyu munsi indirimbo nazirekeye umuhanzi nta kuririmba guhari pe ribiri warashara boniyama enewansa kontre repita rabo enebo nanira shariwa hariho kurenganurwa hariho gutabarwa muri iki gihugu hari gutabarwa hanze y'iki gihugu hari gutabarwa yemwe bantu mungurice muri Canada yemwe bantu mungurice muri mu Bubiligi yemwe bantu mungurice muri mu Bwongereza yemwe bantu mungurice muri mu Bushinwa yemwe bantu mungurikiye muri Dubai yemwe bantu munguriki eri warasha muri mu Budage hari umunyari muri Budage yemwe bantu mungurikiye muri Cameroon yemwe bantu mungurikiye muri Zambia Malawi eri warashayigemo hari Imana ije gutabara ene wakosika dro erefo niwe Imana ikora ku irembo hari ubutumwa nkuzaniye iri jambo sanzwe ryumva iri jambo umuntu arivuga ibintu byinshi ariko ngenzanyeho ubutumwa buvuga ngo irembo umaze igihe uriho hari Imana ije gukora ku iryo rembo nushaka ufata aho iyo ngiryo irembo umazeho igihe irembo umazemo igihe utuyeho uriho nta muntu kwitaho nta muntu kuvugisha nta muntu uguha agaciro iryo rembo hari Imana ifite ubushobozi bwo kuba wava ku iryo rembo ukarivuga mu izina rya Yesu irembo iryo ari ryo ryose umazeho igihe nubwo nta muntu wakwitaho nubwo nta muntu wakuvugisha burya iyo umuntu ari ku irembo nta muntu umwitaho umuntu ari ku irembo nta muntu
unaramukunda burya kuko ubuciritse irembo iyo ariyo ryose uri ku irembo nubwo Morodekayi irembo yari ariho ntabwo ryari riciriritse ryari irembo ry'ubwami abazamu n'umugenge ngo byoroshye ntabwo ryari riciriritse ariko ryari irembo abantu bajya bavuga ngo ryaricitse ntabwo ryari ryoroshye irembo ry'ibwami ntiryari ryoroshye ariko iri rembo impamvu ryagoye Morodekayi yaribayeho afite umuntu umupinga yaribayeho afite umuntu utamwemera wari ibwami kandi arimo imbere atamwemera niyo mpamvu ryamugoye cyane riramuzengereza yabaye ku irembo ahanganye na Hamani atumvikana Hamani nimba hari ikigeragezo kibiri gikomeye cyane ni ukuba uri ku irembo ukaba uri ku irembo uri mu rupangu umwe imbere atakwemera ashaka no kukwicisha inzara ashaka kukwicisha inzara ikakwica ashaka guteka neza ntakugaburire bikaba ibibazo uburyo umuntu uri ku irembo ntabwo afite uburenganzira mo imbere ariko Yesu avana ku irembo igitabo cya Esiteri ibice 6 kadusome ku murongo waho wa 10 nuko umwami abwira Hamani ati huta wende imyambaro n'ifarashi uko ubivuze ubigenzereze utyo Morodekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose Imana ishimwe ntihagire ikintu na kimwe kibura ku byo uvuze uyu nguyu ni umwami wabuze ibitotsi kubera umugambi w'Imana uyu ni umwami wabuze ibitotsi kubera umugambi w'Imana uyu mwami yari yakeshe ijoro ryose yabuze ibitotsi bamuririmbiye byanze bamucurangiye byanze iyo Imana igiye gutabara umuntu iteza ikibazo muri karitsiye kugira ngo izina ryayo rishyirwe hejuru Imana ishimwe Imana niza kugutabara izateza ikibazo muri ako kazi gituma umwami abura ibitotsi bituma umwami akwibuka ahantu wajugunywe ahantu uri nta muntu ukwibuka Imana niza gutabara izateza igituma umwami akwibuka iyo Imana igiye gutabara umuntu ishaka inzira hari ubwo iteza ikibazo umwami akabura ibitotsi uyu mwami nubwo aryama neza nubwo arafite ikiryamo cyiza asinzira neza ariko kubwo kwa Morodekayi kugira ngo Morodekayi ave ku irembo kugira ngo amateka ahinduke ijuru ryamutekerejeho ribuza umwami ibitotsi ijuru ryaramutekereje ribuza umwami ibitotsi icyama ngo uyu munsi wa none icyama ngo aka kanya ijuru rigutekerezeho ribuze umwami ibitotsi waragambaniwe umaze iminsi uhanganye n'abarozi umaze iminsi uhanganye na Satani umaze iminsi ufite intambara zikomeye icyama ngo ijuru rigutekerezeho ribuze umwami ibitotsi mu izina rya Yesu
ijuru rigutekerezeho ribuze umwami bitotsi. Umwami asinzira neza, nta kibazo afite, nta kibazo na kimwe umwami afite. Ariko kubwo kugira ngo Imana itabare Moridekayi nawe yoroherwe, nawe umusongo ugabanuke, nuko data araza kubuza umwami bitotsi. Yemwe ba Moridekayi muri ku irembo, yemwe bantu b'Imana muri ku irembo, hari Imana itazagusiga, hari Imana itaragutererana, hari Imana itapfa kukujugunya gusa. Mbibutse ko turi kuri YouTube live, kuri gusengerwa turi live. Ukeneye kutwandikira urakoresha kuri comment, ukeneye kwandika icyifuzo cyawe urajya kuri comment, ukeneye inama urajya kuri comment, ukeneye ko tugusengera ku byifuzo byawe. Narabwiye ngo ibyifuzo umwami atwerekaho bikeya, nawe ushobora kwirwanaho mu kwemera kwawe, ushobora kwirwanaho Imana ikagira ikintu hindura. Imana ishimwe. Umwami abuze, umwami abura ibitotsi kugira ngo Imana igutabare. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, Imana itambirwe, ihindura amateka ku buzima bwawe. Barahungiza, bigera igihe abanyabwenge b'abanya n'abahanga baravuga ati rero mureke turebe ibitabo by'ubucurabwenge, dushaka ibitabo. Ntabwo uyu mwami, ntabwo murabona ko ijoro ryose yabuze ibitotsi, ariko nitumusomera ibitabo ashobora kuza gusinzira. Ngo bazana ibitabo, ngo baratangira barasoma, basanga igihe kimwe umugabo bita Vigitani na Shireri baragambaniye umwami Moridekayi w'umuyuda wabaga ku irembo, ngo aramukiza. Ngo basomye baguye aho hantu, icyama ngo imirimo myiza ukora niyo wakoze Imana ijye yandika, kandi Imana izayikwibukireho. Uzi ko iyo umuntu akora neza, imirimo myiza muzi ko idasaza, uzi ko imirimo myiza itabora. Imirimo myiza ushobora gukora umuntu ikintu cyiza ntanabimenye, ariko igihe kikazagera akabimenya. Uyu Moridekayi yakoreye umwami ikintu cyiza, amukijije abagambanyi, amusimbukije urupfu, ntabwo umwami abimenye, ndetse n'abarinzi bagegeze kubimenya ntacyo babikozeho, kuko ntabwo Moridekayi bamukunda. Ntabwo bagerageje no kubwira bati mwami nyamara hari umuntu wagukijije, ariko ushatse wagira akantu muremera. Bamurire mu mibare, ntacyo batangaje. Ariko Imana yabibonye ko hariho umuntu ufite umutima mwiza. Imana yabibonye ko uyu murinzi uri ku izamu urinze umwami afite umutima mwiza. Imana yo mu ijuru yabibonye. Hari igihe abantu bakora imirimo myiza, wabona umuntu atayigushimiye ukagira ngo imirimo myiza yaboze, ukagira imirimo myiza yasaje. Ndetse mbwira umuntu ukora imirimo myiza ngo ntabwo imirimo myiza isaza. Imirimo myiza ntisaza, ijuru rirayibika. Imirimo mibi y'ubugome yo guhimana nayo ntabwo iva mu mitima y'abantu, ihinduka ibikomere. Ndakwifuriza kugira imirimo myiza. Uyu Moridekayi rero yagize imirimo myiza ku irembo, aba umuzamu mwiza, aba umuntu mwiza, abera amaso umwami, aburira umwami, asimbuka akagambane, asimbuka ibico bari bamucunze ngo bamuhitane. Ariko kubera ko uyu Moridekayi, icyama ngo ab'ikino gihe bagira umutima nk'uwa Moridekayi. Icyama ngo umurinzi ufite imbere yawe, umurinzi ufite mu kazi kawe, icyama ngo agire umutima mwiza. Uyu murinzi yari afite umutima mwiza, yari afite umutima uri mu Imana.
kumuburira nta makuru afite. Uzasoma biri nta makuru yari afite, yabikoze mu nshingano aramuburira. Hari igihe abantu bakora imirimo myiza, ukagira imirimo myiza, abo mukorana bakayitaba, ugakora neza, ukagira imirimo myiza, abo mukorana bakayihisha. Ukagira umukoresha, mukaba mukorana muri biro, mwicaranye ukora neza, kuko ari ukugize. Uyu Hamani niwe wari ugize Morodekayi, niwe agomba guperezanta Morodekayi, akavuga ati ariko mwami nyiricyubahiro, uriya murinzi buriya twamuremera buriya ni umuntu mwiza yaragukijije. Ishwe ibisonga byose by'umwami, nta na kimwe cyari kigeze kibwira umwami ngo nyamara wararusimbutse, kandi bari babizi. Hari igihe umuntu agira imirimo myiza muri kampani, umuntu akakora neza, inshuti yanjye, hakavuka dayimoni y'ishari, hakavuka dayimoni y'ubugome, umuntu akakurwanya, umuntu akakuvuga nabi, umuntu akaguteranya, umuntu akakwicira izina, kandi umukorera. Hari abantu bakorera abandi. Raporo ajyana ku muyobozi wa mukuru, ari wowe uzikora. Gahunda zose ari wowe uzikora, ariko ntiyigere anyurwa, ntiyigera kuvuga neza. Ibi ni byo Morodekayi yari yarahuye nabyo. Yakoraga neza ariko ntibamuvuge neza. Yakoraga neza, akajya ku kazi kare, akazinduka, akitabira, akasengera umwami, akaba maso, akamenya n'abagambanyi, akamenya n'abashaka kuroga, akamenya n'abashaka kwica umwami, ariko ntibabivuge. N'uyu munsi abo ba Morodekayi baracyahari, bari ku irembo, kandi mwene abo bafite imitima mizima. Ari itorero rirabakenera, ari igihugu kirabakenera, ariko hari abantu babasibanganya ntibagaragare. Imana data wa twese, so umwami wacu Yesu Kristo akuntumye nkubwire ngo nubwo abantu basibanganyije imirimo yawe, bagasibanganya gukora kwawe, ibyo ukora bakabisibanganya, bakagenda bagapfundikira kugira ngo utazagaragara, bagapfundikira kugira ngo utazamenyekana, bagapfundikirana. Harageze ngo umwuka wera, haleluya, 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 harageze ngo Imana data, so umwami wacu Yesu Kristo, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, harageze ngo Imana data ikora ikintu gituma umwami abyimenyera. Haleluya! Data, hari ikintu Imana igiye gukora gituma umwami amenya ibyo ukora, amenya ineza wamugiriye. Aho bagupfundikiye, aho ngaho borosha bagupfundikira aho ngaho, saho uzahora. Bo bazi ko byarangiye, ariko umwuka Imana yantumye nkubwire ngo ntago byarangiye. Imana igiye gusura umwami abura ibitotsi, kugeza kuri finali yo gutabarwa kwa Morodekayi. Ntabwo babyiyumvagamo. Morodekayi yageze igihe cyo gutabarwa, yewe abanzi bahari n'umwanzi we Hamani ahari, yavuye iwe mu rugo aze kumusaba umwami ngo aze kumanika ku giti. Uzagera igihe cyo gutabarwa abanzi bahari banacukuye n'urwobo, ariko ntibizatuma Imana itagutabara. Naho bazaba bacukuye urwobo, naho bazaba bapanze gute, ntibizakuraho umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Parashayira, ifi yawe ntawe uzayiroba, ifi yawe ntawe uzayiroba. Kugera ku munsi Morodekayi atabarwa,
ntabwo babishakaga. Niho dusomye ngo umwami harabaza ati wa muntu se hari ishimwe yabonye? Uzabisanga ku gice cyangwa ku murongo wa 3 niho uzabisoma. Nge nasomye haguca ku murongo w'10. Umwami arabaza ati uwo muntu wandokoye hari ishimwe yabonye? Aribona. Barambwira ati nyiricyubahiro nta shimwe yigeze abona. Reba imyaka umaze ukora neza, reba imyaka umaze muri iyo kampani, reba imyaka umaze mu itorero, reba imyaka umaze aho ukora, muri iyo mishinga ubamo umwuka w'Imana ambwiye ntabwo uzwi, waheze ku irembo. Ariko umwuka w'Imana kuntu nyo nkubwire ngo Imana y'ubwayo ifite imbushobozi ije kukwivanira ku irembo. Vayo perasharabo. Mwamara bazati ibitotsi, impamvu z'ibitotsi ndazimenye. Ibitotsi biraza kuza. Hanyuma ne mumbwire hari ishimwe yabonye? Ntari yabonye nyiricyubahiro. Okay. Ninde uri mu rugo? Ati nyiricyubahiro Hamani arahageze. Hamani yaravuye iwe mu rugo. Uzasoma uko basoma iki gice. Yaravuye mu rugo amaze gukoresha fete. Yaraje aje gusaba Morodekayi, aje kumusaba umwami ngo umwami amumuhe amumanike ku rubambo. Yarashize urubambo rwa mikono 50 mu nguni y'inzu. Bamaze kurya n'abana bavuga ati ngiye kumusaba umwami murangize. Naho mu ijuru babujije umwami bitotsi. Imirimo y'Imana izibuka. Njyambwira abantu ngo imirimo myiza Imana igiye yibuka. Naho abantu batakibuka imirimo myiza, Yesu ajya yibuka imirimo myiza. Imirimo yose uzakora myiza Imana yibuka mu gihe cyiza, ikanayibuka no mu gihe kibi. Imirimo myiza Imana igiye yibuka. Yesu yibuka imirimo myiza ku buzima bwawe. Hamani arimo aravuga ati uko byamera kose umwami arakumpa. Arakumpa. Umwami araza kume, ndahita ngukata igihanga nyijyane nyimanike ku rubambo. Ijuru naryo bati Morodekayi kubwo gukora neza, kubw'imirimo myiza, kubw'urukundo wakunze umwami batabizi, kubw'uko wamuburiye, kubw'uko wamukijije ukamukiza bagiye kumuhitana. Uyu munsi ndabuze umwami bitotsi. Nabonye ubugome bw'abakwanga, nabonye ubugome bwa Hamani. Mwana wa Imana hashimwe Yesu. Yesu adutekerezaho abantu babyibagiwe. Yesu agutekerezaho abantu bagutaye. Yesu agutekerezaho nta muntu ukikwibuka. Parashalabo ene. Yesu ajya dutekerezaho abantu bapfundikiye. Yesu ajya dutekerezaho abantu badutaye. Yesu agutekereza abantu bakujugunye. Harashala nubwo Morodekayi nta abantu bari kumutekerezaho, nta abantu bari kumuvugaho. Iyo bari mu mazi abira ntabwo abizi. Hamani aje kumusaba umwami, kandi Hamani n'igisonga cy'umwami, n'igisonga gikuru gifite power. Ariko uko cyaba gifite imbaraga kose, Yesu yagutekerezeho akuvana muri urwo rupfu. Ibikwirukankaho ntabwo inzi imbaraga bifite, sinzi imbaraga byishingikirije uko zaba zimeze kose. Hejuru izo mbaraga hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana. Haleluya! Urumva uyu Morodekayi ntabwo abizi, ntabwo azi agakino kari kuba. Reka nimba ndabwira Morodekayi nkurikiye wowe uri kubishyira muri Bibiliya, ntabwo Morodekayi ntabwo uzi agakino kari kukubaho, ntabwo uzi agakino n'agatiyatire kari kuri wowe. Ariko umwami Yesu akuntumyeho, uri kwifata ukabishyira muri Bibiliya, ariko umva uko Uwiteka abona. Ntabwo uzi ibyapanzwe, ntabwo uzi urumambo rwateguwe, ntabwo uzi inzobo zacukuwe, ntabwo uzi uburozi bwateguwe, ntabwo uzi ikirori cyanogejwe. Ariko hirya y'ibyo hari umwami Yesu ugiye kubuza umwami bitotsi kugira ngo urenganurwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo
ngo baramubwira ati mwami nyiricyubahiro Hamani ari mu rugo ata mumumbwirire aze hano ngo azayiruka ngo umwami abaza Hamani ngo Hamani tikarabe umuntu umwami akunze kuba ikintu nkundirima nahantu muhitondere ikintu nkundirima Imana igira ibanga we reba y'umwami mucika akava ngo Hamani Morodekayi wamburiye akanyizu akasimbutsa urupfu abami babaza ubwenge abami bari abami Imana ibaha ubwenge bw'ijuru reba iyo bimucika akaba ngo mw'abantu mwe Morodekayi urumva abantu barahari babasonyirito barahari abarinzi barahari yabuze ibitutsi barahari na Hamani araje ariko Imana igitanga ubwenge ndagira ngo se ahantu mari buri muntu wese unkurikira Imana mu ubwenge bw'ijuru butandukanye n'ubumenyi bwa hano mu isi duha Imana yaguhaye ubwenge bw'ijuru ubu uri umuhanga udasanzwe reba uyu mwami ngo Hamani umuntu reba izina rya Morodekayi arize ariko kubera ko hari Imana itanga ubwenge kubera ko Imana yamaze kubona ko ubugome Hamani afite mu mutima urumamba asize mu rugo nta cyiza cyava kuri Hamani umwami aramutse avuze izina akavuga izina rya Morodekayi nta cyiza kiramuvaho bitumye umwami ahindura ivugo ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uri mu mazi abiri hari Imana izakoresha uzakurenganura Imana izamukoresha nta cyiza cyari kuva kuri Morodekayi kuri Hamani nta cyiza cyari kuva kuri Hamani ntacyo umva Hamani tukaramenya nyiricyubahiro umuntu umwami akunze kuba kandi izina ry'umuzamu ararize bose baraho umuntu umwami akunze kubaha yagira bibiravuga ngo yagirirwa bibiravuga ngo Hamani aribwira ngo muri iki gihugu hari undi muntu umwami akunze kubahwa atari njyewe umva gakino we urwo bagucukuriye nibo bazarujyamo umwami aravuga iki ni igihe cyanjye nindeze ni njyewe ni njye murinzi ni njye igisonga cy'umwami umuntu umwami akunze kubaha se nkaribwira ngo nta wundi muntu umwami akunze kubaha atari we ibaze iyo umwami aza kuvuga ngo Hamani Morodekayi ko yamburiye urukundo karundenze mukorera iki akabaza ushize urumambo mu rugo iwe yari kuvuga ati nibisanzwe ahubwo nta nubwo ari nawe ninjye wabikoze yari gushakisha uburyo Imana izagutabara bose babirebe ubuhanuzi ubwakire ubumire ubushyire muri agenda ni kumuka Imana mbwiye Imana izagutabara bose babibone ngo Hamani aribwira ngo nta wundi muntu umwami akunze kubaha ninjye ngo Hamani yaratyo n'umudayimoni w'ubwibone hari abantu batanyurwa hari abantu bagira akazi ntibanyurwe bakaba akazi ntibanyurwe bakifuza n'ibitifuzwa mwoka byarama ngo Hamani ngo yari yarishwe n'umururumba w'impeta y'umwami ngo igihe cyose yari impeta y'umwami ngakumva yayifata wanyuzwe n'ibyo ufitira ngo umwami yabona yambaye impeta rero umuntu wifuza impeta y'umwami mwoka byarama ngafata iriya mpeta koko umwami aramutse anayimpaye gusa nkanayambara nakumva mbaye bye uyu mwami yari igiti uyu Hamani yari igicenya ngo yabona ikanzu umwami yambara agatayiwe iriya kanzu umwami yambara ngize amahirwe akambaza nahita mbwa akayima ngo yabona ifarashi umwami agenderaho hari abantu bifuza ibyicaro batazigera babona mu buzima bwabo yo papa ngo yabona ifarashi umwami agendera akavuga ati ifarashi we igihe kizagera uko byamera kose iriya farashi nzayicaramo mama we itonde we ayiwe
yari yararwaye ikintu cy'umururumba cyo kutanyurwa kandi nta kintu umwami atari yarakoze. Umwami yari yarakoze uburyo bushoka bwose. Hamani yari igisonga cy'umwami, yari yarahawe uburenganzira bwose, ariko ntiyanyuzwe. Yifuza impeta, yifuza ikanzu, yifuza ifarashi, yavuga n'izindi se basi. Ngo aribwira nta wundi umuntu umwami akunze kubaha ni njye Hamani. Umva si ukubivumuzi koko, si ukubivumuzi. Ati ngaho tubwire, ati mwami nyiricyubahiro, icya mbere umuntu ukunze kubaha rwose. Umwami ati urabona ya mpeta ujya wambara? Umwami ati ya yindi nyine nziza ye. Umuntu umwami akunze kubaha uyivanamo ukayimwambika. Ati byandike. Abami n'abanyabwenge. Ati ikindi se urabona ya kanzu nyine, ya kanzu ujya wambara? Ati ya yindi nziza ujya wambara? Ati nayo urayimwambika. Uyu Hamani yari igikenya. Hari abantu batanyurwa, Imana itereka mu kazi ntibanyurwe, Imana ikabaha ibyubahiro ntibanyurwe, Imana ikabaha amazina ntibanyurwe, bagahora bagira umurumba wo kurarikira ibindi. Mwene uyu muntu apfa akenyutse. Njye unyurwa n'aho Imana iguteretse, unyurwe n'ibyo Imana iguhaye mu izina rya Yesu. Mwamatiye byandike nabyo. Ariko satara we, ati ikindi nacyo kivuga. Ati ikindi nyiricyubahiro, ati urabona ya farashi ujya ugenderaho utambuka umunwa? Ati yego, ya farashi nziza yawe. Ati nayo. Ataho. Ati nta kindi. Ati ikindi ubwibone buragatsindwa. Ati ikindi bareba umwe mu nkone z'umwami ukomeye kurusha abandi, umuyobozi mukuru kurusha abandi mu nkone z'umwami, ngo baramureba. Akagira uterero akaba ari ubyambika umwami akunze kubaha. Ubwo arimo arishushanyaga batisha mugiye kubinyambika, naho mu ijuru ntamenye ko hari agakino bamukinye, ntamenye ko urwobo yateguriye Morodekayi ari uraza kurujyamo mu kanya. Kabati mugiye Hamani akajya ati mugiye kubinyambika nkuko bari kwibwira ngo ndaje mukandage, ntamenye ko hari Imana igiye kukuvana muri aya mazi abira urimo, uwo mururu uhagazemo, ayo mazi abira hari Imana, umwuka w'Imana nkubwiye ngo hari Imana ije kukuvana muri aya mazi abira. Rapala shagre, nta muntu na wundi muntu akuvana muri aya mazi abira, ariko Yesu aje kuvana muri icyo kibazo gikomeye waburi icyerekezo. Murateka hari kwirema n'ama ubuntu bw'Imana butangaje, haracari ibyiringiro, uzi kurinda Mana. Bese mudeka ibere kwirembo, ntazi sinabandi, ntazi byabaye, ari kwirembo. Abantu bari mu rupangu barakesha ijoro, basoma umwami bitabo, inzu zabaye ibitotsi, byabaye ibitotsi byabuze, ijuru ryakoresheje inama, umwami yabuze ibitotsi. Murodeka n'ibere kwirembo arinze izamu, nta kindi. Arimo abantu bajujura, ntazi ibyo ari byo, arabona abantu batambuka, ntazi ibyo ari byo, ari kwirembo. Aha ari kurira, kwararira umuntu nijoro, kwa kurarira, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Umva ngiye gusenya ibyifuzo. Aramubwira ati uwo icyo gisonga gikuru nicyo kigomba gufata umuntu umwami akunze kubaha, kikamutambagiza umurwa, kiragenda gifate ifarashi, kijya imbere y'ifarashi, kijya gishingura gake gake, kirazenguruka umurwa wose, kirajya kigenda intambwe nke, kirangiza gitanga itangazo, kivuga ati itangazo, dore uko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Mama we, ataha
atagomba uyu muntu umwami akunze kuba ntabwo araza kuzenguruka mu mihanda y'icyaro, arazenguruka umurwa wose. Reparasha, ariko Uwiteka we uzi guhana. Imana izi guhana indyarya, Imana izi guhana inkozi z'ibibi. Abirangije byose umwami aramubwira, no twasomye ngo ibyo uvuze ngo nuko umwami aramubwira ngo ibyo uvuze hatabuze na kimwe, genda ubikorere Umuyuda Moridekayi uba ku irembo. Ese yarwaye diyari, yarwaye umugongo, yarwaye igicuri, aho nishagarekeraho abantu munkurikiye mu byibazo. Ubu Hamani yarwaye igicuri, ngaho mumbwiza ukuri. Ese ubu Moridekayi urwo bari bagucukure ko Imana urukuvanyemo, kugiye kuzunga, ugiye kohereza amashimwe, ugiye kohereza amashimwe ushimira Imana ko urwo bari baguteguriye Imana irukuvanyemo. Moridekayi nkurikiye muri amateraniro, umva aramubwira ati ibyo uvuze, ati uvuze ngo iki nyiricyubahiro, ati ibyo nyine uvuze, ati yego, ni wowe gisonga gikuru hangaha, ati yego, impeta namaze kwitegura, ati yego, kanzu nayiteguye, ati yego, ifarashi ngira, ati yego, genda ubikorere Moridekayi, wa wundi wajya gutambuka ho kamucira mu maso, wa wundi wacunaguzaga mu mutima wa Hamani, ahita yibuka urubamba asize. Usibye no gupfa kurapfasha. Sezera yemwe bene data, yemwe inshuti zagusengerwa, yemwe bakozi b'Imana, yemwe banyamasengesho, yemwe bavuga butumwa, yemwe bayobozi, yemwe bantu b'Imana mukunda gusenga. Hari Imana ikura mu kibazo igatereka mu gisubizo. Hari Imana ireba ibyo abantu bataruzi. Hari Imana yumva ibyo abandi batumva. Hari Imana ihishura ibyo abandi batari kureba. Hari Imana ije gukora igitangaza ku buzima bw'uyu muntu nkurikiye. Yewe mama wanjye nkurikiye. Hari Imana izi urukuriho. Hari Imana izi akagambane kakuriho. Imana yaguhaye akazi. Imana yaguhaye akazi igutereka mu mwanya, ariko Hamana kuri inyuma ntubizi. Hari Imana igiye kukwereka Hamani. Hari Imana igiye kugutunganyiriza ameza mu maso ya Hamani. Imana yaguhaye agaciro. Imana yakukoreye ubukwe. Hamana aragukurikira. Yavuga ati nugakoze uko acitse, ngomba kumuzinga akabura urubyaro, ngomba gukoresha uburyo bwose bushobora gutuma asenya. Ariko uhumure, hari Imana ireba ibyo Hamana ari gukora, nubwo utabasha kubimenya. Hari Imana ikurebe. Icyangombwa nuko ukiranuka. Nimba udakijijwe, ndakwifuza gukiranuka. Imigambi ya Hamani hari Imana yiyuze. We nubwo utayireba, hari Imana yiyuze. Pitarawa nekosikadra. Imigambi ya Hamani hari Imana iri kwireba. Hari Imana iri kwicukumbura. Hari Imana iri gutegura uburyo igusimutse imigambi ya Hamani. Yewe papa unkurikiye, imigambi ya Hamani hari Imana iri gutegura uburyo igusimutse imigambi ya Hamani. Iyo irahari, ariko hari Imana yagukiza imigambi ya Hamani. Barayinogeje. Hamani yarayinogeje imigambi, arayitegura uburyo azakubabaza. Yategura uburyo azakubabaza muri uyu mwaka. Yategura uburyo azaguhangayikisha muri uyu mwaka. Ariko umwuka w'Imana yananiwe umubwire ngo aze gukiza imigambi ya Hamani. Lepai, umwuka wera uhishura ibihishwe. Iri jambo rifata nk'ubuhanuzi. Ubu ni ubuhanuzi bwawe. Nimba usanzwe urisoma, rifaturishe muri agenda, kuko ubu ni ubuhanuzi nk'uko babyanditseho. Ubu ni ubuhanuzi bwo muri amateraniro. Ndabwira ba Moridekayi,
bubukiriwe. Morodekari yari yubukiriwe, Hamani yari amwubukiriye, ariko Morodekari atabizi. Hari imbaraga zikubikiriye, hari abagome bakubikiriye, hari abarozi bakubikiriye, hari abanyamashari bakubikiriye, hari abapanze, hari abanditse, hari abanogeje inama. Morodekari yari ubukiriwe, yari yubukiriwe na Hamani amwubukiriye, avuga ati ko byamera kose ndakurangiza. Ariko mu ijuru Imana irabireba, ireba Morodekari, isanga Morodekari yagize imirimo myiza, yakoze akazi neza, yeze imbuto, yakijije umwami, yaburiye umwami. Imana irabireba, isanga Morodekari nta buryarya agira, nta bujura agira mu kazi, nta busambanyi agira mu kazi, nta bugoma agira, nta bwicanyi agira, nta bugambanyi agira. Iyo ukora neza Imana irakurengera, iyo ukora neza Imana irakurwanirira, iyo ukora neza Imana igucira inzira. Nubwo wakora neza abantu ntibabibone, nubwo wakora neza abantu ntibagushime, nubwo wakora neza bigahishwa, iyo ukora neza Imana ibibireba. Ndagira ngo mbwira abantu ko imirimo yose umuntu akora ukayikora neza, yaba iyo mu buzima busanzwe, waba uri umudemobe, waba uri gaso, waba umva, waba uri umuganga ukabuvura abarwayi neza, ukawubitaho neza, ukabaha urukundo, ubereka urukundo n'umutima mwiza, iyo mirimo irandikwa n'abantu batayibona. Yesu Kristo yambwiye ngo iyo mirimo irandikwa. Waba uri umupolisi ugakora akazi kawe neza, ukagakiranukamo, iyo mirimo myiza ukora irandikwa. Waba uri umusirikari ugakora akazi kawe neza, ukera imbuto, ukagakora neza, iyo mirimo irandikwa. La shalabo erefai la kosini mando lai. Waba ukora muri banke ugakora akazi kawe neza ntiwunyereze, iyo mirimo irandikwa. Waba uri umucuruzi ugacuruza neza, nurya imisoro ya leta, nurya icyacumi cy'Imana, ukihambira, ugakiranuka, amazi abira ntazakumenekaho, iyo mirimo irandikwa. Lakisini mola bi erefai. Waba uri umuvugabutumwa, waba uri umuhanuzi ugahanurira abantu, ukavuga ubutumwa neza, ugakiranuka, ni wese kore, ni wiba abantu, ugategereza Imana, iyo mirimo irandikwa. Nubwo waba uri ku irembo abantu batakwemera, iyo mirimo irandikwa. Umwuka Imana yambwiye ngo imirimo yawe igiye kwibukwa. Imana yibuka iragukiza Hamani ukuri imbere. Umwanya wose ukoramo, titire yose ufite, icyicaro cyose ufite, ijisho kamera y'Imana ikuriho. Imana ihora icunga ireba uburyo ukora. Nimba ukora neza, nimba ukora ukiranuka, nimba ukorera Imana ufite umutima mwiza, iyo wari uzi ko akazi kose ukora kari mu Imana, akazi kose katari mu ibyaha, Imana irakaruzi. Nukora nabi kandi nawe iramuruzi. Wikinishira muruzi, usomanira muruzi, ugambanyira muruzi, mwicanyira muruzi, urogahira muruzi, munyamashyira muruzi, munyenzikira muruzi, utababarira muruzi. Kamera y'Imana ikuriho, ijisho ry'Imana rikuriho. Uteranya abandi na muruzi, wategura umambira muruzi, abo waruteguriye niba kiranuka ni impamo, umushibuka uzagushibukana. Ijuru ryambwiye ngo
ibyo upanga nimba ubipanga, nimba uzi ubwenge, ibyo upanga ubireke, kuko Imana izakumwaza. Ndaguhanure muri amateraniro, niba ufite umutima mubi ubireke udasiba nk'uko Hamani yasebye. Hamani yarasebye, arwara diyare, arapfa arahwera, yarasebye yumvishije umwami amubwiye ngo ibyo uvuze hatabuzemo na kimwe. Inshuti yanjye asize urumambo muri saro, avuga ati ka Morodekayi ndaje, umwami arankunda. hari ibimenyetso byinshi byemeza ko umwami ndetse n'umugore we Esteri, kuko Esteri yaramaze kugira ibwami, hari ibimenyetso byinshi bigaragara nk'aho umwami yaba akunda Hamani, ariko siko Imana yibonagayo. Nshuti yanjye, kamera y'Imana ikuriho. Nimba ufashe imfubyi, Imana irabiruzi. Nimba ufashe abakozi b'Imana, Imana irabiruzi. Nimba urwanya umurimo w'Imana, Imana irakureba. Nimba ukunda umurimo w'Imana, Imana irakureba. Icyo ukora cyose Imana irakuruzi. yewe ufite gahunda yo kujya mu bapfumu, nimba ujya kuzana imiti hakurya iyo ngiyo ugiye kurogesha abantu, kamera y'Imana ikuriho. Umwami Yesu yantumye nkubwira abantu ngo ukora neza, ibyo ukora byose ukabikora neza, Imana igucije agasuzuguro ka Hamani, ubivane muri Bibiliya ubishyire inyuma yawe. Hamani wawe ntabwo muzaherereye, na Morodekayi ntabwo yari azi ko hari Hamani uhari, ariko ijuru ryambwiye ngo mu minsi mike hano imbere urabona ibimenyetso by'uko Imana yagukije Hamani. Hari n'ababizi, umaze gusimbuka uburozi inshuro zingahe? Hamaze kuba inama zitana ku buzima bwawe ku inshuro zingahe? Wagiye mu mahanga utagiye usimbutse uhunza abarozi, aho uri se ho barakoroheye? Wose ungurikiye uri Gitarama abarozi barakoroheye? Umurozi akaroga n'abana, akaroga ifura, akaroga wa kabiri, ukabyara abana, umuntu akagira abana 5, hari nk'abahungu ari nk'abakobwa, bose bagakura bakagira icyo gushingirwa, ukazana imvi, abana bose akajya bicara bakakureba, agafunga ntajye n'umugira akazi, ntajye umuntu n'umugira icyo akora, bose bafite amadiplome, mukajya murebana bakavuga usinga, bose mukarana mukajya mu gitanda. Hamani abari inyuma yaratwaye imyenda mu bapfumu. Ijuru riraruzi Hamani, irize gukora ikintu gituma Hamani avuga ngo urundi urutoki rw'Imana rubikoze. Ijuru rije gukora ikintu kizatuma abantu bavuga ngo iyi ni Imana. Elabile kotalabo enewa lala shalam. Dataje gukora ikintu kiratuma Hamani avuga ngo iyi Mana ya Morodekayi ndayibonye. Ndabwira ba Morodekayi bankurikiye, ba Morodekayi b'abakobwa, ba Morodekayi b'abasore, ukarambagizwa. Umuhungu wa mbere akaza, uwa kabiri akaza, uwa gatatu akaza, hatura umwana mwiza, nta kibazo nzagaruka, ejo nzagaruka, akagusuhuza ifu ntagaruke. Wisiga amavuta, wambara urukweto rwiza, wambara ikanzu nziza, ukora umusatsi neza, ugashaka ikibazo ukakibura, wamuhamagara uvuga ngo buretse winderanje ndaza kuvugisha, ugategereza ugaheba. Iyo ni fiyansaye. Hari Hamani ubiri inyuma. Uwo Hamani agiye kubona Imana igutabara. Urwo yanogeje yibwa kuzasazira iwanyu, si ukihasaziye. Ubu n'ubuhanuzi Mwami Yesu ampaye ngo nkuzanire. Ukiga ukarangiza, ukadepoza, akazi ukakabura, ukadepoza rimwe, ukadepoza kabiri, ukadepoza gatatu. Inshuti yanjye, ukazenguruka amabanke ahantu hose, ujyana dosiye ntawe guhamagara, ukajyana n'umwana akadepoza rimwe akamuhamagara. Hari Hamani waziritse diploma arayizirika yishyira ahantu. Ijuru ryamenga abantu basenge Imana bakize Hamani. Hamani babayeho kera, na n'uyu munsi barahari.
ukagira amafaranga ukabyiruka waragize ibizu byiza, waragize ibitaje, waragize amazu, Hamana akakujya imbere, ibintu byose bikagushiraho, amafaranga gushiraho, imakamya akagenda, amazi akagenda, inganda zikagenda, ibintu byose bikagenda, ntumenye ahantu binyuze, shitani ikabyikorera, ugakomeza ukicara ngo ni igihe. Oya, ntabwo ariko biri muri biriya. Haranditse ngo nzabagira imitwe sinzabagira imirizo. Icyo kiri kukugira umurizo kirava kuri Satani. Nzabagira imitwe sinzabagira imirizo. Soma Zaburi 112 uhere ku murongo wa mbere. Haravangwa hahirwa umuntu ubaho Uwiteka akishimira cyane amategeko, urubyaro rw'uwo ruzagira amoko mu isi. Hepfo ngo ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe. Umurage w'abubaha Imana harimo ubutunzi, harimo n'ubukire. Icyo kitumye ibintu bigucika byose bikagushiraho, ukabusika ureba, ukaburireba, hari imbaraga zikuri inyuma. Kandi wirwanirire. Ntabwo murodeka bantu mungurice ikibazo abantu bafite bashaka kwirwanirira. Soma Bibiliya, ntabwo murodeka ngeze yirwanirira. Soma Bibiliya, ntabwo yirwaniriye. Oya, nigeze aceka. Yarakiranutse yubaha Imana, arasenga. Imana ibuza umwami bitotsi. Ikibazo turasenga tukanirwanirira. Urasenga, wajya muri kiliziya, wabona bitinze, ukajya gushaka n'uguhinzaratsi. Zero. Ntibivamo. Urasenga, wabona bitinze gatoya, ugashaka n'abakurebera, banyuguza ibinyuguri. Ntabwo Imana byizibangika. Morodeka yaricaye akora akazi, akajya bati ubwo umwami Imana izanaba, kamati uko byamera kose, aricara, aratuza. Bimwe mu bintu bituma abantu batadusubizwa ni ukuvangavanga. Igihe cyose uzasenga uvangavanga, igihe cyose uzasenga utari hamwe, igihe cyose uzasenga udahagaze mu mwanya umwe, ntabwo umugisha ntuzawubona n'ijoro ntuzaribona, uzaheramo hagati. Bigusaba kutirwanirira. Ngo araje, ngo n'undi yaragiye, ngo kugira ngo agende, reka dusomane, mukamurasomanye, mukamurasambanye, ngo reka nirwanire kunywa. Uramubonye se n'ubundi aragenda. Ubonye akazi, ati rero sinjye wabona nicaye mu mafaranga, reka ndeko navana mwayanjye, ukabura atangiye atekenitse, ugiye kwirwanirira. Imana iguha akazi kuri 500, ati 500 ntabwo yazangezayo, sinazagura ikibanza vuba, sinazubaka inzu vuba, reka nekanike, ukabura atekenitse, ugiye kwirwanira, ugatangira gukura atari yawe. Ukajya ukurira mu mapuro, usiba ugira ute, ejo bakabakubisa amapingo ragufunze, ukabura irwaniriye. Aho kugira ngo uzamuke ugahananuka. Bimwe mu bintu byangiza abantu b'Imana ni ukwirwanirira. Ijuru rikaba riguhaye amavuta, rikaguha impano z'umwuka wera, mbwira abahanuzi n'abakozi Imana, abashumba n'abapasiteri n'abandi bose n'abantu bavuga Imana. Ijuru rikaba riguhaye Imana, rikaguha amavuta, ugatangira gutuburira abantu kubabeshya. Abo upfunyikishije amavuta, abo beshe, ibintu byose ukabihindura amafaranga, ugapfa uhagaze. Ibintu amavuta akakuvayeho. Reka kwirwanirira. Data wende ko sinimo, data nabona ko uhagaze mu mwanya wawe neza. Yesu Kristo nabona ko uhagaze mu mwanya wawe neza, azahagurutsa ba Simoni, bazagufata amaboko. Isi ifite ba Simoni, isi ifite umwami. Hari abami bahari, umwami Yesu azabuza ibitotsi ku bwawe. Ndimo ndahanurira umuhanuzi nkurikiye. Imana iza ugatangira ugapfunda ukabeshya. Imana itavuze ukavuga ibitabaho, ukibukeshkora. Uguhamagati senge ati zana amafaranga, ukabura yamwambuye ati irambwiye mbere ko ngusengera zana miliyoni 2 nkugire mu butayu. Suko Imana ikora, suko Imana ikora.
uguhamagaye ati banzuza n'amafaranga nje nasenga, suko Imana ikora, ntabwo ari uko ikora, suko data akora. Ni ahantu Yesu yagiye gukiza, ngo ajye gukiza banze kwishyuza, ntaho biri muri iri jambo ry'Imana. Kubera kutemeye kugendera mu bushake bw'Imana, ibintu by'Imana, le pala shalabo ene wasikadro ene fo, ukumva yuko ibintu by'Imana, ngo ibintu by'Imana mbese isi warayobye, mbese abagendera mu bushake bw'Imana barayobye. Hari Imana ibitwara ibyo wirukanseho ukayibona ukoresha amanyanga, data arabyisubiza, ntumenye ujya bijyanye. Yanumye bamubwire ngo kiranuka, hari inzira z'Imana, ukabura benshi. Morodekayi ntiyigeze yirwanirira. Ukajya mu kazi ugakorana mugenzi wawe, aho kugira ngo mukundane ukajya kumuteranya, aho kugira ngo mugire inshuti, muzamure ministeri, muzamure umurimo w'Imana, muzamure akazi mushinzwe, aho kugira ngo yaza yambaye ibubu atayivanye hehe, yakambara ukwetera urutu rwawe ataruvanye hehe, ukabutewe n'ishyari, aho kugira ngo mwubake akazi kandi ugatera imbere, inyatsi kinjira, igihombo kikahaguruka, ibintu bikabirazimye, bakabatejwe kandi mutaye mwese mugataha. Ubwo sukoze ibiki? Nyamara suko byakagenze. Uza abantu bagambanirana mu kazi, uza abantu Imana ihakaza kugira ngo bakore bagahangana. Nigeze mbona mu materaniro rimwe, nibyo nabonye, nibyo niwe n'amaso yanjye, muri korari simbavuze muri korari imwe, umuntu aza muri korari, hari umwanya munini, intebe ni ndende, ariko ko bamwicariye mu mwanya, umuntu araza yicara ku wundi, ngamumbwire undi arimuka. Ubwo impanda ivuze, ijuru ryambwiye ngo nimba ukorera Imana igera kuri Morodekayi, nimba ukorera Imana igaguca bugufi, kuri iryo rembo uriho uhembwa udufaranga tw'inyica n'ikizi, witekenika igakunyurwa natwe. Nimba uburiye umwami, wijya kuvuga ariko mwami nyiricyubahiro ngo narakuburiye, ngo mwami nagukeneye, ngo narakuburiye, ngo iki, mwihorere. Iyo usenga izamubuza ibitotsi. Dufite Imana ivuga, mwihorere. Iyo usenga soma Bibiliya, Hamani yari ari kwirembo, ntiyamenye ibyabaye, ntiyigeze amenya ibyabaye. Ntabwo reka umwami yabwiye Morodekayi ngo Hamani, umwami yabwiye Hamani, ngo Hamani, ibyo uvuze Morodekayi yibereye ku irembo, nta makuru, arimo acunga umutekano, abandi bacesheje ijoro bashakisha uburyo umwami yasinzira, byanze. Iyo wahagaze mu murongo mwiza wo gukiranukira Imana, data arakurwanirira. Ibintu by'Imana abantu barabigoretse, abandi babihindura ukundi kuntu, ariko data akeneye ababyeyi bahagarara mu murongo wo gukiranuka. Data akeneye abagabo bahagarara mu murongo wo gukiranuka. Umwami Yesu akeneye abakobwa bahagarara mu murongo wo gukiranuka. Kristo akeneye ababyeyi bahagarara mu murongo wo gukiranuka. Umwami Yesu akeneye larasharabu abasore bahagarara mu murongo wo gukiranuka. Niko sikadro Imana ikabuza umwami bitotsi. Ntabwo uzakiranuka ngo umwami asinzire, Imana izamubuza ibitotsi, uzatabarwa. Ikibazo iyo data agiye kureba asanga utarogutabarwa, bitewe nuko uri mu bintu ukebaguza.
hari n'abatabikunda, ariko niba ukeneye impinduka mu buzima bwawe iga gukiranuka. Ndajya ngo dusenge. Nta ruhare na rumwe Moridekayi yagize kugira ngo ave ku irembo, usibye umutima w'urukundo yagize no gukunda akazi ke no kugakora neza akakanoza, akaburira umwami akamukiza abagambani. Yamukiza abagambani kubw'urukundo no gukunda akazi ke, avuga ngo umwami nyiricyubahiro aramutse apfuye naba maze iki ku irembo. Ntiyari azi ikizavamo bene da. We yakoze mu nshingano ze nk'umuzamu, aravuga ati aba banyagwa bashaka kwica umwami, reka mburire umwami. Ntabwo yari azi ko ari gukora neza. Bibera ngo nukora neza ntuzemerwa, nukora neza ntuzemerwa. Ibyo akoze byaragiye bigera ku mutima w'Imana. Umwami abura ibitotsi. Ninde muntu ubujije umwami ibitotsi? Ninde nyiri ibitotsi? Ninde ubitsa stoke y'ibitotsi? Ese ni umudogiteri, umuturangire? Ese ni ikihe kigo kibitsa ibitotsi? Ninde ubujije umwami ibitotsi? Ni Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Hari urugamba utazigera wirwanirira, Imana izaza ikarurwana. Lepa elefo. Hari urugamba tutarwana. Umva nkubwire wowe nkuriki Imana yararitse. Hari urugamba Imana ije kukurwanira. Ninde muntu ubitse ibitotsi? Ni Yesu kabikamo ibitotsi? Ninde mudogiteri ubika ibitotsi? Ninde? Ibitotsi by'umwami byabitswe nande? Ngo umwami iryo joro umwami abura ibitotsi. Imana irarebye ibona kugira ngo Moridekayi azave ku irembo, kandi Imana yarebye ibona kugira ngo Moridekayi amererwe nabi, Hamani amuca igihanga, arengane, agera ahantu asibangana. Imana yanze agasuzuguro. Yewe Moridekayi nkurikiye, data yanze agasuzuguro. Erega nubwo ubona inzira zabuze, Imana ntijya ibura inzira. Rarasharabo elefo. Nta muntu urajya kubwira umwami. Umwami arubashwe. Nta mazajwa, nta bugambo. Ntabwo wapfa gushyira umwami uko wibona ngo ujye kumubwira ibigambo. Ntibyari gushoboka. Ariko Imana elefo mu kibazo cyawe, nubwo ubona ikibazo cyawe abakirimo bakomeye, nubwo ubona ikibazo cyawe abakirimo bafite amaboko, hejuru y'abo bantu hari imbaraga z'Imana. Reparashayi, hari imbaraga z'Imana zakurenganura. Hari umuntu Imana itabaye muri amateraniro, ndamwumvishije. Hari umuntu Imana itabaye. Haleluya! Hari umuntu Imana itabaye muri amateraniro. Hari umuntu Imana irwaniriye. Hari umuntu Imana igwaniriye. Hari umuntu Imana itsindiye ibigeragezo bikomeye. Draw en mano la paille. Rekosika drefai. Mujye wandika ibyifuzo, sinjyewe ubyandikira. Ubyandikira ukura ku irembo, ubyandikira ubuza umwami ibitotsi. Njyewe rari sinacyo nakumarira. Ariko Imana wandikira, yo wandikwa ngo mwami ndifuza akazi, Mana ndifuza urubyaro, Mana ndifuza kuzamuka, sinjye wandikira. Hari Imana imenya ngo uyu mwana wanjye ari ku irembo. Uko byamera kose ndamuvana ku irembo. Iyo dataje kuvana ku irembo ntawagisha inama. Ntigeze agisha inama umwami. Oya, yaravuze ngo umwami sinkugisha, uri umwami ariko sinkugisha inama. Icyo nkoze ndatwara ibitotsi. Ntigeze agisha inama. Imana ntigeze igisha inama abarinzi. No, yaravuze ngo mwabarinzi namwe mwisha. Uyu munsi muraramukanuye. Muzi gucuranga. Yafasha abantu bose protokoli zo zishinzwe umwami. Abantu bashinzwe umwami kugira ngo umwami asinzire. Yewe n'abaganga ni cyangwa ati mwese umva, nje guteza ikibazo kirakemuka ari umwana wanjye waheze ku irembo, ava ku irembo. Bose bakora ubushakashatsi. Abaririmba, abavuga amahamba, abacuranga, abagira ute, abahungiza biranga. Abanyabwenge bavuga ati muzane ibitabo, ikintu kinaniza ubwonko umuntu agasinzira ni ibitabo, kandi koko muzabicunga. Iyo n'umuntu no kwiga agasoma cyane birangira ubwonko bunaniwe, timuzane ibitabo arasinzira. Bazana ibitabo barasoma,
aho gusinzira akarushaho kumva. Haleluya! Aho kugira ngo umwami asinzire akarushaho gutega amatwi. Bigira hano ngo ijoro rimwe ati Vigitani ati nashire bashatse kwica umwami. Umuyuda warindaga ibwami niwe waburiye umwami aramukiza. Yewe umwami ati naho nashaka. Imana igiye gukora ikintu gituma ubwira abantu ngo mureke mbabwire iby'Imana inkoreye. Ubu n'ubuhanuzi umwuka w'Imana yambwiye ngo nkuzanire ku mugoroba. Data agiye gukora ikintu sinjye wera ari saa ireparasha. Data agiye gukora ikintu gituma isi gukenera. Data agiye gukora ikintu gituma abantu bakumenya. Data agiye gukora ikintu gituma repana ko sinimo. Reka mabwire hari ibintu Kristo hari ibintu Imana yari yararembye ibona ari agasuzuguro. Hari umugambi mubisha, hari umugambi mubi ku Bayuda, hari umugambi wari warateguwe ku Bayuda udasanzwe. Hari umugambi mubi Hamani yari yarateguwe ku Bayuda. Hari inzandiko nyinshi Hamani yari yaranditse. Hamani yari yarateguye ubugome bukomeye cyane ku Bayuda. Ntabwo yari yarateguye ubugome kuri Morodekayi gusa. Oya, Hamani nubwo yari ibwami yari yaranogeze umugambi wo kuzarimbura Abayuda bose akabamaraho. Ariko kubw'imbaraga z'abanyamasengesho, kubw'imbaraga z'Imana, uwo mugambi urapfuba. Reka mvuga ngo umugambi Satani yapanze ku buzima bwawe urapfubye muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Kosika droy. Hari umugambi Hamani yari yarateguye. Hamani yapfuye umugambi yari yarateguye atawugezeho. Yari yarateguye kugica Abayuda bose. Yaranditse inzandiko yarazishyira umwami aziteraho kasi azimanika mu bihugu byose. Arazimanika. Yari yarateguye kuzabica akabarangiza. Yari yarateguye umugambi w'ubugome. Deko enemanda la pala. None umurozi uri ku buzima bwawe wateguye kwica umuryango akawurangiza. Wateguye kwangiza abana bawe. Wateguye guteza ubukene buhoraho. Wateguye guteza uruzerero ruhoraho. Wagize ngazahora mu buzima bwawe. Yesu aze gusohora umurozi mu buzima bwawe. Tro erefoy. Imana ntabwo yatabaye Morodekayi gusa. Oya, yatabaye Esteri. Murazi ko Esteri yawe kwa Morodekayi itabara Abayuda. Haleluya, haleluya. Harabana Imana itabaye muri amateraniro. Haleluya. Hane betala shalabonemo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Aho ugeze, aho ngaho ugeze, aho ugeze barozi ntibifuza ko wakomeza. Ariko hari Imana yagufata amaboko gukomeza. Hari wita lawane manora. Hari Imana yakugejeje, hari Imana yakwicaje. Hari abatifuza ko wakomeza, hari abatifuza ko wakomeza. Ariko hari Imana ije gukomeza amaboko. Erefagre de wairebo. Hamani byateguye niwe byarangiranye. Bamuciye igihanga nihute. Yatambagije Morodekayi umurwa wose. Ubwo ho ndarangije. Inzandiko yari yateguye zaramanuwe. Ubwo simbutse ibintu. Abayuda bose barafeta barishima. Kumanugwa inzandiko n'akagamba ni kuvaho byakozwe na Esteri. Ese ni washyizeho amasengesho y'iminsi 3. Abwira abantu ngo bafate amasengesho y'iminsi 3 basenge biyiriza ubusa. Ndagira umwami mwibuke ko Esteri nta mashuri nta muryango, yari umukobwa w'imfubyi nawe urerwa na Morodekayi. Yisanga ibwami, yisanga abaye umugore w'umwami.
ahita avuga ati akarengane agasuzuguro ka Hamani ndakarambiwe. Aravuga ati Uwiteka we, ikintu cya mbere abwira abayuda avuga ati bene data nshuti z'umusara mufata gusenga. Mbwira umuntu niba hari umuntu wicaranye umubwire ngo gusenga bikuraho imigambi yanogejwe, gusenga bikuraho imigambi y'abarozi, bikuraho izandiko. Arababwira ngo mufate amasengesho y'iminsi 3, nanjye nzajya kureba umwami, nzamusanga hajya asanga abantu bajya bamusanga bamusaba uburenganzira, ahari namugiraho umugisha. nanjye mufata amasengesho. Barayafata pekosika lepa arafaye. Abantu babiri Imana ibakorera iby'ubutwari kugira ngo Imana ihindure isi, kugira ngo Imana itange umugisha mu gihugu, kugira ngo Imana ihindure amateka y'umuryango, kugira ngo Imana ikure ikimwaro ku bantu. Ntabwo bigombera abantu benshi, oya, umuntu umwe wenyine Imana irashaka kumwishimira, ubuzima bugahinduka. Ibyo biri mu ijambo ry'Imana. Umuntu umwe wenyine, haleluya haleluya haleluya, umuntu umwe wenyine mwerepa lasha, umuntu umwe wenyine Imana yamukoresha iby'ubutwari. Imana ishimwe. Usingira hano meze kamuswara karimo hariya, usengera abantu. Ntabwo Hamani yabayeho, reka wasimbutse ibintu byinshi, simbutse urupfu rwa Fashiti, simbutse nta mwanya afite, simbutse amezi 12 bamaze abakobwa bakora amarushanwa kugira ngo hazaboneke ujya ibwami. Ifi yawe ntawe uzayiroba. Ibyo nabisimbutse. Mana we, umwami aravuga ati saba icyo ushaka cyose mugore wanjye, ngamutunga inkuru. Aravuga ati usaba icyo ushaka cyose. Avuga ati unyemerere, icyo ndagusaba ni kimwe, ejo tuzasange njye nawe na Hamani. Ndabashaka, nateguye inkera, batetse bariye, mbese batetse banogeje bakaranze, ejo ni wanyemera tukazasangira. Umwami ati ushaka njye nani? Ndagushaka wowe na Hamani. Ati nta kibazo, umugore mwiza nzaba mpari. Naho abantu baseze, abantu bagiye ku mavi, banza agasuzuguro. Icyamanga abantu bangurikiye kuri YouTube live ngo twanga agasuzuguro k'abadayimoni kadindije abana b'Imana, kadindije umurimo w'Imana. Icyamanga abantu bangurikiye ahantu usengera mu kwemera kwawe. Icyamanga Yesu akuzuza umwuka wera, ugira ibintu wanga mu muryango wawe, ugira ibintu useza mu muryango wawe. Abayuda nta burenganzira, nta jambo, nta gaciro bari bafite, bari baratsikamiwe. Ariko umwana w'umukobwa umwe Imana iramukoresha, ubuzima burahinduka. Wowe wenyine Imana gukoresha umuryango wanyu ugahinduka, amateka agahinduka. Wowe wenyine waba igisubizo mu bavandimwe bawe. Wowe wenyine waba igisubizo mu kazi urimo. Wowe wenyine waba igisubizo muri business. Wowe wenyine waba igisubizo muri icyo gihugu aho uri. Ene warashaka umukobwa umwe. Kanihute sengera abantu we, yewe ntavuze uko yapfuye ngo mvuge ahantu basigaye. Basi mvuga uburyo aho Esther asigaye na Morodeka basigaye hehe, nsoreza aho. Basi fete ya mbere barariye. Esther ati nibihagije, wanyemera nejo. Niyo have gutuma Hamani avuga ati namenye neza. Niyo yagiye abwira umugore ati nari ifite impungenge ko Esther nagira muri ruriya rugo akagiramo byangiza birangira, ariko no nasanze Esther ankunze cyane, arankunze cyane, uvuye gusangira nawe. Ariko iyi Mana iyo igiye gukubitira imbaraga zaguhagurukiye,
iyo igiye gukubitira abagome baguhagurukiye ibarondera hafi yawe, ibazana hafi yawe kugira ngo atazanya na kamwe gatoroka, ikabarondera ahantu hafi yawe ikabakubitira icyarimwe ntisige n'umwe. Iyo data agiye kuza gukubitira abantu abagome ibarondera hafi. Uzi ibintu yakoreye Farawo n'ingabo ze. Farawo yaramuzanye, Farawo afata ingabo ze zose. Imana avuga ati wijyana umusiga, bose arabazana, bose ageze ku nyanja bati mwese mwishoremo. Ibarondera mu nyanja, bo igiye gukubitira abanze ibarondera yarabona ko sikarabo. Hari abantu bakira ubuhanuzi, hari abantu babwakiriye mu merere by'Imana icyubahiro, hari abantu babwakira ni kubiteka mbwi kandi ubuhanuzi burasohoye. Ibarundira ahantu hamwe bo yabarundiye mu mazi. Okay, mwegere hafi ingabo z'amazi ziramaze mwami Farawo tubakurikire mubakurikire umuhanda, inzira Imana yaciye inzira Imana iciye mu mazi, babizi ko amazi atigeze akama bishoramo, ibarundira mu mazi ibahundiramo ntihasigara n'umwe. Iyo igiye gukubitira umurozi, iyo igiye gukubitira umwanzi irabanza ikamuzana hafi, ikanamuzana n'ibitukura, ikanameza nk'iyo imugaburiye. Hamani ngarariye arataha abwira umugore ati dukoreshe ikirori, impungenge narifite zirashize, ubu mvuye gusangira n'umwami ndetse n'umugore we Esteri, ubu nguwe neza, igihe kigeze ngo misiyo yanjye igerweho, ngomba guhera kuri Morodekayi nkamusaba umwami nkamuca igihanga. Ijuru ati ibyo uvuga igihe cyo kugira ngo nkurangize cyageze, ahari bazaterana ariko sinjye uzabateranije, ndumva nahaguruka nuko ndi kuri kamera. Ayiwe Yesu mwana w'Imana we, yewe data we serabwira umwami ati nyiricyubahiro nyemerane tuzahure mu nyira dusangire. Umwami ati umugore mwiza nakubwiye ngo nusa na kimwe cya kabiri cy'ubwami ndakiguha, ejo tuzakwitaba, ejo iba finali ndumva finali, ndumva erepayi finali yo gukubita abazimu, finali yo gukubita abarozi, finali yo gukubita inyatsi, finali yo gukubita za karane zikuriho, finali yo gukubita amahembe akuriho, rapita nawaza kotre, finali yo gukubita inzingo zikuriho, finali yo gukubita uruzero bakushizeho, finali yo gukubita ibikwihambiriyeho, finali. Ese arongera ati kabararya ibi namwe muzabyisomere, bararya maze kurya mu kirori kimeze neza cyane. Ese ati mwami nyiricyubahiro ngira ngo ngire ikintu nkubwira. Umudamu barasaze, muri abadamu marira neza, abadamu Imana ibaha umugisha, abadamu Imana ibaha umugisha, Imana irabakunda abadamu. Mudamu ati nyakubahwa mwami, nubwo ndi umudamu wawe ariko urabona batangiye kurira, ati urabibona, ati Yohamana ubona, ati bikize kandi ko muntu uhindutse twariye rwose. Amana akana amaso akana, Imana igukubitira imbaraga zikuri imbere, Imana ihishura ibikwiyoberanyaho, Imana igiye guhishura ibikwiyoberanyaho, Imana igiye guhishura ijyajya zikuri imbere. Rapala shana mandora, hari ibyo Yesu yarundiye hafi agiye gukubita biva imbere zawe. Ngo umwami baravuze ati dore nta byerekezo, uri kwishima ngo ufite umugore, ntabwo byakunda. Uyu Hamani ubona ati yego, yanditse inzandiko ati yego, arazikuzanira ati yego, ufata ikashi yawe ati yego, uteraho inzandiko ati yego, ubu inzandiko zose ziri mu bihugu byose dutegereje ko dupfa, abavuza amatariki kanirukanke repita anawasika droy. Iyaba baruzi ko abarozi bashizeho amatariki bakavuga ngo uyu mwaka ntuzawurangiza,
data akababwiye ngo amanuye amatariki bashizeho Yesu akongera imyaka yo kurama. Ni we ni malore pa amatangazo ari ku buzima bwawe Kristo aze kuyavana ku buzima bwawe. Umwami ati ye umwami biramucanze abarasohotse gatoya Yesu umwana w'Imana ngo agarutse asanga Hamani yagiye yasanze Esiteraho yicaye ku gitanda yapfukamye yamupfukamiye ati wangiriye imbabazi koko ubu uranyicishije ubu ndapfuye koko. Umwami aza batiye baba none wa munyagwa hagiye kumfatira n'umugore tibi n'ibiki bimbayeho. Ako kanya umwanza gucira kobo Imana igucira kanzu ntacyo uzaba ufungura hariya umeze kamuswara icyo cyihorere mpeza hoya kamareta aho ngaho sengira abantu umwanza gucira kobo Imana igucira kanzu ntacyo uzaba. Imana ishimwe. Umwami abaza Esitera aka kanya bigende bite Esitera bigende bite arabwira ati cyo shaka nuko igihanga cya Hamani mugikata mukakinderekera kumbehe mugikate mugitereke kumbehe imigambi Satani ari gupanga ipfuye ubusa ku buzima bwawe. Imigambi Satani ari gupanga ipfuye ubusa ntigezweho. Singe wahera Hamani abaranyonzwe hanyuma Bibiliya iravuga ngo ibya Hamani byegurirwa Morodekayi. Bageze ibwami Hamani ava inyuma y'igipangu ava ku irembo ajya ibwami. Mana ishimwe batangira kwicara. Yesu umwana w'Imana nasubiramo ava ku irembo. Morodekayi ava ku irembo. Morodekayi ava ku irembo yari yaraheze ku irembo ajya ibwami na Esiteri. Esiteri ni umugore w'umwami. Morodekayi ahinduka igisonga cy'umwami. Baricara Morodekayi Esiteri baricara baravuga ati dusaba uburenganzira umwami harageze ko inzandiko zanditswe zimanurwa. Babwira umwami ati mwami nyiricyubahiro izi nzandiko zamanurwa gute? Hagomba kuba amatangazo avuguruza ya mbere. Umwami arababwira ngo ikashi nimwe muyifite mufate izindi zandiko mwandike mufate amakashi mutereho muzihereza abantu muzizengurutse umurwa umanure za zindi mushireho izindi ngo abayuda bivuna ku banzi babo. Ako ukamenye ntibarangirije aho ahubwo umuntu wese w'umwanzi w'umuyuda yahuye n'ibyago Imana igukurikiranira imbaraga zikurwanya izivane mu nzira mu izina rya Yesu. Aho niho abarokore bajya bandika ngo inzandiko zanditswe n'abana abantu Imana igize imano. Hari n'igihe ujya mwereka ukabona Imana imanuye inzandiko ariko cyane biva mu iri jambo ry'Imana. Inzandiko ziri ku buzima bwawe Yesu arazimuhanuye mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge. Hamani acaho ibya Hamani byegurirwa Morodekayi. Morodekayi wihanganye wakoze neza waburiye umwami wakunze akazi ke wihangane ibigeragezo birangije uwategura umwambo wa mikono 50 uwategure kumwica birangije amutambagiza umurwa birangije apfuye uwateguye kwica abayuda birangije basize
ariko mwami Yesu we, iri jambo y'abanyamasengesho bari kuryumva, uwateguye kurangiza abayuda birangiza basize le pas enemo bekosi cadre, acaho imigambi yabo ntizahama, biri mu ijambo ry'Imana, ntabwo izasohora. Reka ngusengere, muntu nkurikiye kuri YouTube, muntu nkurikiye hano muri kano kanya, neza uzankurikira kuri Zoom no kuri YouTube, ndajya nkubwire ngo ubu ni ubutumwa nakuzaniye. Nge nabuvuze nk'umuntu nka Wellars, uko umwuka w'Imana yashoboze niko nabuvuze. Naho nk'umunyabwenge nk'umuhanga wikuriyemo utwawe, nge nabuvuze uko umwuka w'Imana numwe. Nawe nk'umunyamasengesho nk'umuntu umunyabwenge, hari abanyamasengesho n'abanyabwenge, wikuremo ibyawe, ukore ubushakashatsi, usubize inyuma, utega amatwi, wumve, uraza kuvanamo ubuhanuzi bwawe, ububike neza, buzakugira akamaro.